Yesu twizeye nagumye kubahezagira ubuntu bukiza bwayo burusheho kubana namwe. Abakunzi bacu rero mudukurikira uyu munsi tugiye kubagezaho ubwiru bw'inzozi. Benshi murota muri benshi mukaburota muri benshi cyane, ariko abenshi bakampamagara ati dusobanurire kuri ibi kuko ntago tubisobanukirwa. Nibyo tugiye kubasobanuriraho. Reka tubanze tubabwire intego y'icyo tugiye kubasobanuriraho. Tugiye kubasobanurira ku bantu murota mushikagurika cyangwa se mufite ubwoba bwinshi, kumva inzozi zakuvunaguye, ukumva waramutse wavunaguritse ingingo zose, ukagira ubwoba mu nzozi, ukumva neza ubwoba bwagutashye ku buryo wirirwa umeze nabi uvuga ati ni inzozi narose. Izi nzozi ubu bwoba buvahe? Ubu bwoba busobanuye iki? Ese uku kuvunagurika byo bishatse kuvuga iki? Ese uku kuba wumva udatekanye ukirirwa utameze neza kubwo warose inzozi biba bishatse gusobanura iki? Izo nizo ntego z'ibyo ngibyo tugiye kubasobanuriraho kugira ngo murusheho kubimenya, kugira ngo ujye umenya uko kugira ubwoba aho bituruka, izo nzozi zigutera ubwoba aho zituruka, unamenye n'icyo biba bigendere n'icyo Imana ibishatse kugusobanuriramo. Ntujye kure rero maze ikiganiro tukigezeho neza byose ubyumve. Gusa mbonereho no kubwira abakunzi bacu mutubwira mutese ko mutaduha video zigaragara, mujye mutwihanganira nta bikoresho dufite, ariko wagira uruhare rwo kudutera inkunga kugira ngo tubone za kamera na mashini ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo tukugezeho video zigaragara, tujye tuvugana turebana. Niyo mpamvu nta kindi, ubushobozi ntago wabworoshye kuko kamera zigezweho zirahenze, ariko nta cyananirana kuko n'umurimo w'Imana twakora gutanga biruta guhabwa. Icyo ufite si icyawe ahubwo icyo utanze nicyo cyawe, kuko nicyo cyandikwa mu gitabo cy'imirimo Imana ibona kandi izagenda ariyo ya mirimo izagenda iduherekeje. Ngayo ngukorera nangize mbanze ngusobanurire wowe udukurikiye. Ubwo rero mujye mutwihangana ntago ari uko tuba twabonye ibikoresho, niyo mpamvu. Reka rero dukomeze maze tubasobanurire. Reka rero dutangire mbasobanurire wowe nyumva kugira ngo urusheho kubimenya. Reka duhere ku muntu urota inzozi zikamutera ubwoba cyane, zikagutera ubwoba cyane. Iyo rero urose ufite ubwoba bwinshi, ukumva ugize ubwoba bukomeye, iki kintu kiguteye ubwoba biba biri mu buryo bubiri cyangwa se muri parite ebyiri. Parite ebyiri, imwe hari igihe biba bivuye ku Mana, hari n'igihe biba bivuye kuri Satani. Aha ngiye kuba gusobanura nitonze kugira ngo ujye urushaho kubyumva kandi ubimenye, unabikurikirane, unarusheho kubisobanukirwa. Parite ya mbere, hari igihe Imana yemera kukuzanira ikintu gikomeye kugira ngo urusheho kumenya neza yuko hari ikintu Satani agambiriye ashaka kukujyanamo. Imana ikakikumenyesha mbere y'igihe, ikakumenyesha imigambi mibi agufiteho kugira ngo urusheho kubana n'amaso nayo, kubana n'amaso na Kristo Yesu. Iyo rero ikimenyetso kiza bikubwira ko bivuye ku Mana, nuko Imana ibiri kukuburira cyangwa ikakunyuzaho n'abandi bantu cyangwa nayo ubwayo ikazanamo utuntu tugaragaza ko iri kukuburira. Nibwo ujya kubona ukabona urose uri kujya kugwa mu rwobo, ariko ukarugarukiraho neza, ukabona wa mwobo ugarukiyeho, ukagira ubwoba bwinshi ukavuga ati Mana we nari mpfuye byari birangiye, ukabona ntuguyemo. Cyangwa wari ugiye kugwa mu kivu ukabona ntukiguyemo. Cyangwa se ukabona abagome bakwirukanseho ariko nyuma ukabona urabacitse. Aho Imana ibikwereka ko ari umugambi mubi Satani bakugambiriyeho kugira ngo urusheho gusenga, ubanane maso nayo, wisabe uburinzi, wisabe antibari, wisabe kugira ngo Imana irusheho kubana nawe, kugira ngo nawe ubigiremo iki uruhare. Niyo mpamvu yavuze mu ijambo rye aravuga ngo nta kizaba ku ntore zayo itazimenyesheje. Aho rero biri kumenyesha intore zayo zikorera ku manywa na nijoro cyangwa zitakira ku manywa na nijoro, kugira ngo zirusheho kumenya ko Satani arimo abarwanya kuko azerera nk'intashako yaconshomera. Ni umurwanya ariko si umuneshi, ariko Imana ikabisoje ijambo ryayo ko nta kizaba ku ntore zayo itazimenyesheje. Aho rero ni ikimenyetso cyangwa se urugero example nabahaga kugira ngo murusheho kumenya ibimenyetso byabyo bigaragaza ko bivuye ku Mana. Aho ibiri kukuburira ikubwira ati dore
Satani aca muri iyi nzira bigenze gutya. Hari n'ibindi byinshi ntavuze, ariko aho ni example, ni urugero nabahaga kugira ngo murusheho kubyumva neza kandi mbitandukanye. Ukabona nk'umuntu imodoka yari igiye kumugonga, ariko ukabona imugarukiyeho neza 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 neza. Aho urumva Imana ibikweretse ko hari ikintu kigiye kukubaho, ariko Imana ikabikwereka ko ugomba kuba maso, kuko Imana igambiriye kukigukiza, ariko nawe ukabigiramo iki? Uruhare. Ukabigiramo uruhare. Aho ni iki Imana ibishatse kugira gute? Kukubwira cyangwa kukumvishamo. Noneho urundi ruhare tugiye kwimuka, tuvuye aho ngaho tujye ku rundi ruhare rugaragaza ko Satani aba agiye kuguteza ibyo. Urwo rwa ruhare rw'Imana ibinyuzamo. Uruhare rwa Satani rero nibwo uzabona ugwa mu mwobo, ni urugero, ukabona ntuvuyemo, ukabona uguye mu kivu ntuvuyeyo, ukabona uguye genda mu mpanuka y'imodoka runaka, ukabona wahise urangira ntubonye amaherezo yawe. Cya kintu cyose iyo kikubayeho ukabona nta herezo ubonye, mubyumve mwumve itandukaniro, ukabona nta herezo ry'icyo kintu ubonye, ujye umenya ko ari urupfu rwo kurimbuka Satani aba ari kukujyanamo, kukuriganyirizamo. Mwumve ububwira mba ndi kubaha, n'ubwira bukomeye cyane. Nubona ikintu kikubayeho ukabona nta herezo ryacyo ubonye, ukabona nta herezo ryacyo ubonye, ntuvuye, no mu rugero nko mu mwobo cyangwa mu kivu n'ahandi nk'uko navugaga n'ibindi byinshi, ujye umenya ko ari umuriganya uvuye kuri Satani igihe cyose iyo bimeze gutyo. Ariko ahandi ku Mana ho ubona ikurokoye, ukabona ugarukiye kuri finale. Ngiryo itandukaniro riba ririmo hagati y'Imana na Satani, ko bose n'abake bamurabizi, ariko mbangira ngo nurota ujye umenya icyo biba bisobanuye, icyo bivuze, kugira ngo bigufashe wumve ikiganiro, nunabyibagirwa ujye ku isoko y'ubwiru bwahishuwe cyangwa kubaho niyo, byose uzajya ubisangaho. Wongere urebe cya kiganiro wiyibutse, uvuite na rose ibi n'ibi, ikikuyobeye uduhamagare utubaze tugusobanurire mu gihe bimeze gutyo. Kandi nyabone abantu mwandika ni byiza muri comment, ariko ibiba byiza mujye muduhamagara, kuko gutanga ubusobanuro wandika hari igihe ikintu cyo gifite ubusobanuro burebure, ukabona umwanya wo kwandika rwose ijambo kurindi bitapfa gukunda. Ariko iyo duhamagaye kuri izo nomero tuba twatanze turakwitaba, cyangwa ukeneye kudufasha ni 0783 15 82 13. Yego, ibindi umwami aduhana umugisha. Reka twikomereze. Iryo tandukaniro rero ugomba kumva ukamenya ko ari icyo Imana ibishatse kubwiramo, ibivuye kuri Satani bivuye ku Mana. Aho rero twongeye gumya kwimuka tujye ku kindi. Hari uburyo ki ushobora kurota, ukarota ufite ubwoba bwinshi kandi ubona bya bindi warose wabyibagiwe, kandi ukabona bya bindi wari urimo ntukiri kubibona. Ese biba byatewe n'iki? Ikiba cyabitenga iki rero? Bisobanura ko iyo ubyibagiwe naho hari mu buryo bubiri. Hari uburyo ki Imana ikikwibagiza, ari ukugira ngo irebe ko ufata umwanya wo kugisengera kugira ngo Imana yongeye kikugarurire. Hari igihe uyisenze ikikugarurira, hari n'igihe itakiguha, hari n'igihe kiguha bitinze, hari n'igihe itagisubiramo, ariko byanze bikunze bivuye ku Mana, isaha ku isaha yigize umwete irongera ikakikugarurira. Ishobora kutakiguha none ariko azakiguha ubutaha, cyangwa se ikabinyuza mu bundi buryo we ntubisobanukirwe. Ariyo mpamvu dutanga izo nomero zacu kugira ngo nubibona inshuro zirengeje 2 cyangwa 1 dusobanuze, tugusobanure, tukubwire icyo ubwira wabusobanuye, cyangwa se icyo Imana ashatse kubwiramo kindi tutavuze muri iki kiganiro. Noneho ikizakubwira rero ko bivuye kuri Satani nuko icyo gihe azaba ari umuriganya ushatse kukuriganya. Wa muriganya niyo usenze ntibigaruka, kuko aba ari umuriganya uri kukuriganya cyangwa se washatse kukuriganya. Icyo gihe rero winginga Imana ikagukuraho umuriganya, kandi nawe ukagira umwanya wo kwikontorora ko atari ufite ikibazo. Hari igihe uko Satani ibyo akora ni Imana iba yabyemeye, itabyemeye ntibyabaho. Aho rero hari igihe Imana yemera ko Satani atugerageza
atari ukwitwanze, ahubwo ari ukugira ngo twebwe dukanguke tube maso, tubanane maso nayo. Aho rero bavandimwe, naho nagira mpasobanure kugira ngo urusheho kubimenya n'uzajya ubirota. Reka twimuke tujye ahandi ku kindi cyiciro, ariko tukiri mwaho ngaho nacyo. Hari n'uburyo ki rero urota ukabona nk'ikintu kiguteye ubwoba, ukibaza si iki kintu uri kubera icyo kinyuzeho, cyangwa se ukabona kiguteye ubwoba cyane. Ujye umenya ko Imana ibiri kukubwira ko icyo kintu kiba gifite ikibazo, cyangwa se hari imyuka mibi kiriho, cyangwa hari imbaraga mbi z'umwijima ziba zikibitsemo. Aho ni nk'aho Imana iguye ngo gira amakenga cyangwa se ube maso, ikabikubwirira mu nzozi ubirose gutyo, ikabiguhanuriyemo ikwereka ko hari ikibazo ugiye guhura nacyo, n'ubundi kugomba kuba maso ugasenga cyangwa se ukirinda kimwe muri ibyo byombi. Aho rero ikaba ikoresha ubuhanuzi ibunyujije mu nzozi. Niyo mpamvu benshi ntimukajye muzikerensa, kuko inzozi ni ikintu gikomeye. Aho zikomerera, iziha ukomeye n'uworoheje, ikaziha umuremure n'umugufi, ikaziha umunini n'umutoya, umwirabura, umuzungu n'umwirabura, umuhinde ndetse n'abandi bose muri rusange. Izo nzozi rero ntimukajye muzikerensa, kuko ziba zifite agaciro cyane, kugira ngo murusheho gusobanukirwa n'ubwiru tubabwira, kugira ngo uzajye uzirotera utagombeye kujya gushaka umuntu ugusobanurira, ahubwo uhita ujya ku isoko ubwira bwahishuwe, ukareba ibiganiro bitandukanye. Haba ari inzozi nyinshi ku bantu barota, kuko natwe ntago tuba twarabyihaye, si ibyo natoraguye, si n'ibyo nabwiwe n'umuntu, ahubwo n'Imana yagize ikajya impishurira ubwiru. Ikintu cyose cyo gisobanuye kiri ku isi, ubusobanuro bwo mu mwuka wera ndetse n'ubwo mu mubiri, aho bitandukanira. Yego, mba ngira ngo basobanure kugira ngo umenye naho biba bituruka. Nongere nse nk'ubibutsa kuri iki kintu gikomeye benshi murota. Ku bantu mwese murota kanguka mu nzozi mwahagiye, ukahagira ukumva ubwoba bwinshi, ukahagira umutima ugana gusimbuka, ujye umenya ko Imana hanini biri kukuburira ngo dore icyo kintu kirahumanye, icyo kintu kiri umuriganya ni umuriganya, icyo kintu ni imyuka mibi, icyo kintu hariho ikibazo gikomeye gishobora kujyana mu rupfu. Uba ugomba kumenya ko Imana iri kukuburira ko hari ibiri kuguhiga, hari ibiri kukurwanya, hari ibikugenza, hari ibiri kuguhiga ngo bikuriganye, hari ibishaka kuba byakuriganya mu buryo bwo gupfa urimbutse, cyangwa se ugapfa gutyo bisanzwe, cyangwa se ugakenyuka igihe kitaragera. Aho uba ukwiriye kuba maso byanze bikunze, nicyo kintu Imana ibishatse kukubwira. Muvandimwe rero, wowe ukurikiye iki kiganiro, nyabune kubambajije mbisobanuremo neza, kubatarambajije nabo bakaba bacyumvishe, nabo barushijeho kunguka ubwiru, ndetse n'ibindi tuzajya tugenda tubasobanura mu gihe dushobojwe mu buryo butandukanye. Rero wowe unkurikiye, reka ngusabe kugira ngo mu gihe ukeneye kubona ibiganiro byacu, niba utarakora subscribe, ukore subscribe. Ikorwa rimwe kuri telefoni gusa bikaba bihagije. Kora kuri ako kazogera kazana tubaba ikaba igiyeho. Igihe cyose icyiza cya subscribe nuko iyo dushyizeho ikiganiro kikugereraho igihe, iyo tugishyizeho bahita bakwira ko umukunzi wawe ashyizeho ikiganiro gishyashya, ukakibona bakaguha link yacyo. Yego, ikindi kandi ukaba uduteye inkunga yo kugira ngo turusheho kujya imbere, nabyo ni umugisha kandi ni byiza cyane. Kandi gukora share ni nkunga nayo yindi ikomeye, ugaha mugenzi wa kiganiro akacyumva kugira ngo atumve ubwiru wenyine, ahubwo nawe ukamufasha. Abari ukugira ngo nawe atumve ubwiru wenyine, cyangwa se nawe ubwawe utumve ubwiru wenyine, ujye uyihana mugenzi wawe ukoresha, bizaba bibaye byiza kurushaho kurenza uko wabyumva wenyine, ariko na mugenzi wawe akeneye kubimenya. Kandi ugakora kuri like, kuri agakumye kareba hejuru. Ntago bisaba amashuri, ahubwo bisaba inkunga yo gupyirikaho gusa ugakandaho kuri agakumye kareba hejuru. Ababikoze muhabwe umugisha, abatarabikora nabo tubifurije ibyiza no kugira ngo turusheho kugendanamo neza. Ndabakunda. Reka rero twongere tubasobanurire, twegera umusozo. Umusozo twegeraho no kugira ngo mbagire inama mu gihe warose ufite ubwoba bwinshi, mu gihe wakangutse wumva ufite ubwoba bwinshi, cyangwa ukabona ibintu biri kukwirukankana. Icyo gihe ugomba gushira ubwoba, ukumva ko nta kirabaye, ahubwo ukanywa umuti wo kugira gute, ukanywa umuti wo kwizera. Kwizera
gukuraho imisozi. Kwizera kurarema, ukihesha amahoro nubwo wakumva adahari, ukumva ko nta biracitse, ugasuzugura umudayimoni waza gutera cyangwa se umuriganya uturutse kuri Satani, kuko iyo ushaka guhima ikibazo uragisuzugura. Ntimukagire rero mukangwa n'utubonetse twese. Yego wabyize ubwoba, wabonye ko bikaze, ariko nyuma jya wumva ko Imana iri hejuru y'ibindi byose, igomba kukurengera. Ahubwo wihate guca bugufi, usenga Imana, ube hafi yayo, ukora ibyo ishaka, uharanire kuyihesha icyubahiro, nayo izajya ikurinda, igushyira antibare uburinzi bwayo. Umwami Imana rero nabampera umugisha kandi abandindire. Tubonane mu kiganiro kindi gikurikiyeho. Ndabakunda. Bye bye.